ariko jyewe aho ndi narabyumvise kandi yarazi ko ngomba kubisubiza. Akaba rero mpamvu n'uyu munsi iki kintu ugize neza kukimbaza kugira ngo none nsubirize n'abandi batari bahari. Icya gatatu, aba bavuga bari bahari n'abatwifurizaga ineza, n'abatwifurizaga ineza kubera yuko muri ibyo byose batekerezaga yenda ko dushobora kuba dufite n'ibibazo bikomeye cyane. Ariko nyuma yaho tuvuye muri iyo nama, ikibazo cy'abacengezi mu majyaruguru twaje gusa nkaho tukibonera umuti, dusa nkaho tugisunika. Ubwe yaranyoherereje njya muri Uganda kandi bamutumye kugira ngo njye kuvugana n'abakomandazi ba Uganda kuko nabo bari bafite ikibazo cy'abacengezi. Icyo gihe witwa Joseph Konyi, ibibazo byari bikomeye cyane. Njyayo njya kubona na ba brigade commanders bari bahari, witwaga Peter Karimu, witwaga Tabani Cyabihende, kugira ngo njye kubasobanurira ko twakoraga intambara y'abacengezi nabo ko bashobora kubikora. Njyayo marayo iminsi 2 ndagaruka. Ibi rero byo kuvuga ukajya kwijijisha, ukajya kuvuga ngo yenda ko njye naba narahuye na Bizimungu we adahari ko yaba yarabimenye, ntibyajya gushoboka. Ntabwo nashobora kuva mu Ruhengeri ngo njyewe nze ngeri Kigali ngiye guhura na Bizimungu, Perezida Bizimungu, ntangize kwa vice president kandi ari we minister wa defense. Ibyo rero ashaka gukora ni ukuvuga ngo hari ibintu yanjye nakoranaga na Bizimungu watarazi, kandi ibyo ntabwo ari byo. N'urugero, n'igihe bari bafitanye ibibazo ninjye wajya kubagira inama ntagarara hagati yabo. No mu nama za RPF barampamagaye kugira ngo nsobanure ibibazo bari bafitanye, nuko najyaga mbivugana nabo ari babiri. Ibi rero Serge ni ibintu biteye kwibaza. Ibyo ari byo byose umuntu ashobora kutamukunda, ariko kumubeshyera nabyo ni ibindi bintu abantu bakwiye kwirinda. Abanyarwanda rero ndibwira ko nk'abari hariya bagomba kumenya ko ibyo byaba atari byo. Njyewe nanjye ubwanjye ntabwo nari ku rwego rwe. Ntabwo brigade commander yashobora kugenda ngo ave yenda muri unity, aze yenda bamuhamagaye niyo yari vice president wamushakaga ngo ntambwire ko yaje. Yashoboraga no kumuhamagara, habajyaga ahamagara akamuhamagara, ariko barambwiraga bati turaje, yenda akazi wanjye mu biro, nkamubwira nti ngaho ugende mujye kuvugana. Ibyo rero ni ibintu biteye ubwoba, kandi nibwira ko Abanyarwanda bakwiye kumenya ko kugira umuyobozi ujya mu menshi biba ari ikibazo. Hari byinshi njye navuga, kenshi ntajya mvugira n'aha ngaha, ariko icyo cyo guhaguruka ukibasira abantu, ukibasira Bizimungu, ukibasira Museveni, ukibasira Kayumba, ukibasira abapfuye ba Patrick Mazimaka, ibi ni ibintu bigaragaza ikintu cyo kuba umunyamusozi no kutagira ikintu cy'inyabupfura, ngo umenye ko nk'uwo Bizimungu yamubereye umuyobozi, nanjye we yambereye umuyobozi. Ariko kuva jyewe nava mu Rwanda, nageze hano muri South Africa nk'uko nawe babwiye mu kiganiro cy'ubushize, nageze ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri bari bamaze kohereza za mandadare no kuvuga amagrenade, ibintu by'ingeri. Biya rero ndibwira ko atari ibintu bifasha. Serge rero nagiye kwizima mu magambo, niyo uko byagenze, niwo wampamagaye, niwe nabanje kubrifinga, ntana briefinga Perezida Bizimungu. Nyuma yaho niyo nama bagiye kwijyamo yarayizi, kubera yuko nta kuntu Museveni yazana aba ministre mu Rwanda, vice president akaba ari na ministre w'ingabo atabizi, akabeshya abantu nkaho yaje akabagwaho atarazi ko bahari. Murakoze cyane. Icyo gihe shakisha nyine bari aba Professor Mamudani, bari kwa Professor Karasiko, Professor Frederick Juko, ariko n'abandi bari mu buyobozi turabyigisha.
hanyuma muri 86 itararangira igeze, kuko ubwo icyo gihe Museveni nashobora kuba narahuraga nawe, naramubonaga, ntabwo nahuraga nawe ndi jyenyine n'abandi muri secretariat hafi mu kwezi nka kabiri, kumara amezi nk'atandatu. Noneho intambara yo muri North muri Uganda ibiratangiye, hanyuma wari DA, yari umuntu nyine w'umucori, ariko yaraziranye na Museveni yenda muri Tanzania, ngo bari baziranye, ariko aza kugirana ibibazo n'abasirikare, nibwo bavuze bati mushakisha umuntu wajyayo kugira ngo ahuze abasirikare n'uwo DA. Nuko nagiyeyo, njyayo njyaguru. Urumva rero hari ahantu nk'intambara nk'iyo yo mu Ruhengeri. Icyo gihe nabwo najyaga nza bakampamagara kuza gusobanura ibintu, yenda aho muri secretariat, ubundi bati noneho jya Entebbe ujye gusobanurira president, nkajyayo. Museveni za kumenya gutyo, ariko cyaje gutuma yenda mumenya no kurusha iyo ntambara ya mbere y'abasirikare bo muri Uganda yitwaga ya UPDA, twaje kugiramo uruhare runini cyane mu kwihagarika, kuko abo ngabo twaje kujyana nayo imishyikirano, ariko iyo mishyikirano nza kuyigiramo uruhare. Hari uwari DISO, District Intelligence Officer, tuza kuvugana n'abari mu ishyamba, noneho tuvuganye nabo biza gutuma haza kubaho imishyikirano hagati y'uwitwaga Angelo Okero, ariwe wari ukuriye iyo UPDA. Noneho biza gutuma iyi mishyikirano ikunda. Muri iyo mishyikirano rero ni twebwe wongeye n'uwo DISO twaje kuvugana n'aba bantu, turabazana, baza guhura n'uwari brigade commander, noneho turavugana, baza kuva mu ishyamba, baraza. Museveni aza kuza gusinyana nabo amasezerano guru. Amaze gusinya amasezerano guru, icyo gihe yaje gupromotinga abantu batatu. Igihe ugiye kubireba ugakurikira ibintu byabaye mu Buganda, ibyo urabibona. Apromotinga abantu batatu, uwo muhungu witwa Joseph, jewe n'undi witwaga Rusagara, abari baragize uruhare muri iyo mishyikirano. Icyo gihe jewe nibwo nabaye provisional jewe tu. Icyo gihe mbese bari batari batangana ziriya ranks zo muri Uganda zo mwagiye mubona, baziduhaye mbere kubera icyo gikorwa cyo kwemera kujya mu ishyamba kuvugana n'abo bantu. Kuva icyo gihe rero nyine Museveni twaje kumenyana, ariko nyuma yaho aza kumenya ko twari duturanye na bene wabo. Ibyo rero mubona Kagame ajya nyitirira cyane ku bya Museveni. Twaje kujya kwa Museveni Rwakitura mu ntambara ya kabiri, nari kumwe nawe na Ndahiro na Karegeya. Tugezeyo Museveni bwe yavuze atariko Kayumba ati hari abantu bene wacu bari hano, ejo bundi bari hano, baje kundeba barakumbaza, arabambaza, ndamubwira ko muzi ko mbazi. Mubwiye ko mbazi, arambwira ati se ntiwaguma hano wowe nkabahamagara ejo mukazahora ko bambwiye ngo bashaka kubona? Oya, ntabwo nahagumye, namubwira turagiye, ubwo nzashaka ikindi gihe nzagaruke. Tuvuye aho rero niho mubwirira amatiku. Kagame yabimbajije inshuro 3. Tugeze twagendaga muri helicopter, arambaza abo bantu ni bande, ndamubwira. Tugeze mu Rwanda aza kongera kumbaza abantu ni bande, ndamusobanurira. Nyuma yaho sinzi n'ikindi gihe aza kumbaza abo bantu ni bande, ndabamubwira. Ibi rero kuva icyo gihe rero kuri ubwo bibaye ibibazo. Nibyo mujya mwumva no ku rupfu rwa Karemera avuga hari abantu bashaka kujya gutya Karemera, kandi ntabwo nshaka kuvuga yenda ibya Karemera kuko ntabwo ariho, ariko ndibwira ko abo yavugaga ko ari jyewe. Ibyabaye hagati ya Karemera yenda nanjye nawe, ibyo byose ibyo yenda bizaza ikindi gihe nibiba ngombwa. Ariko rero nasobanura ikintu cya Museveni nibyo n'ubundi ko Karemera yabaga mu bintu bya education, akajya ajya muri Uganda n'aba bamanyamushaga n'abandi. Ibyo nabyo biratangira bati wowe abanya-Uganda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko rero Serge ndimo kurangiza iya ntambara ya RPF, abavuga bavuga byinshi. Iyo nka Desire Kabila
aza kuba akiriho, akavuga ngo ashobora kuvanaho leta ya Mobutu adafite RPF, adafite u Rwanda, wamenya ko umuntu ari umubeshyi, ari umunyakinyoma, kuko nta ngabo yari afite, nta mbunda yari afite, ntaki. Abasirikare b'u Rwanda baramurwaniye bamushyira ku butegetsi. Iyo aza guhaguruka avuga ko ntacyo bamufashije, bamenya ko umunyakinyoma. Ingabo za Uganda ntabwo zarwaniye muri RPF, njye mbivuga nabyo kuko hari abo njya numva bavuga ibitari byo. Nta basirikare ba Uganda barwanye mu Rwanda. Ariko nashaka kubwira, iyo Uganda itabaho, intambara buriya yari irangiye muri 90. Uzabaza abantu uti muvuye mukagira mukava Kagitumba mukava ahantu hose mwagiye bose, ko abantu bose babizi ko ingabo za Habyarimana zageze Kagitumba zigafata hariya hose, za Kamwezi hariya hose bakahajya, inkotanyi zagiye, twagiye muri Uganda, kandi nta kimwaro kirimo. Ushobora gutsindwa uyu munsi, ejo ukongera ukagaruka ugatsinda. Ibikoresho byose byabagahe, training wing yabaga mu Buganda kuringira muri 1993. Imiti ni hariya yavaga, bariya bose abakadani babaga mu Buganda. Executive committee uretse ngira ngo Kagame bose babaga mu Buganda iyo myaka yose. Igihe uhindukiye rero ukumva ko yenda kuvuga ngo abantu bafashijwe na barunaka, ukabimvamo ikintu cy'ikimwaro, ni bya bindi by'abantu nibwira ko batajya bagira gushima. Nubwo Zelensky kuzahaguruka nka Zelensky bakavuga ngo ngo ntabwo Abongereza bamfashije, ngo ntabwo Abafaransa bamfashije, iriya ntambara ndabashimira cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye, nyakubahwa First Lady, abanyamuryango ba Unity Club. Mbanze mbasangize gato amateka yanjye. Mu myaka 42 maze Afande anyobora, nibwo bwa mbere nicaye imbere ye njya gutanga ikiganiro. Ubundi byanyoroheraga ko nabaga nicaye hari ikiganiro, ariko kuba nicaye imbere aha ngaha nubwo ari amahirwe, ariko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Urugamba rwo kwibohora ndetse no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, kuba ngiye kuruvuga Afande ari imbere yanjye, byumvikane neza ko abo ndimo kubwira atarimo, kuko niwe waruyoboye, niwe watuyoboye. Byaba rero ari ukwisumbukuruza no kwibeshya ko namubwira amateka y'urwo rugamba, kuko hari ibyazigiwe nazi. Ariko urugamba rwo kwibohora, impamvu yarwo sinyisubiramo. Abatubanjirije hano, Dr. Rose, Ambassador Munyakayanza, ndetse n'ibyo mugenzi wanjye hano Kuratupagasa amaze kuvuga, biraduha igisobanuro n'impamvu yatumaga urugamba rwo kwibohora rubaho. Amateka tubwira ko 59 bihere kubyo twabwiwe, igice cy'abanyarwanda cyarameneshejwe, baratwikirwa, baricwa, bahunga iki gihugu. Afande wayoboye uru rugamba, amateka twereka ko ababyeyi be bava muri iki gihugu yari afite imyaka 4. Ntibavuyemo ku bushake, bavuyemo bameneshejwe, bakiza amagara yabo. Birumvikana kimwe n'abandi banyarwanda bageze hanze nibicaye, barwanye kugaruka mu gihugu cyabo. Mu 1973 ranira ibaho, 1987 RPF iravuka. Mu 1990 urugamba rwo kwibohora ruratangira, ubwo RPF ibyara RPA, arizo zari ingabo zabohoye iki gihugu Afande mwari muyoboye. Ayo mateka y'inyuma sinyatindamo, kanje ku rugamba rwo kwibohora kugira ngo twihute. Rugamba rwo kwibohora rutangira itariki ya mbere z'ukwa 10 1990. Wari umugaba w'urwo rugamba Late Major General Fred Wigema ku itariki ya 2 gusa
yaratabarutse. Ku itariki 23 abandi ba officers barapiye icyo gihe, Meja Bunyenyezi, Meja Bayingana baratabaruka. Birumvikana ko mu minsi hafi 25 arapiye yari maze gutakaza abayobozi. Urwo rugamba rwahuye n'ibyago ariko ruhura n'andi mahirwe. Ibyago ni igihe rwatakazaga umuyobozi wari uyoboye n'abandi bagenzi be bari kumwe. Amahirwe rwagize nuko Afande aho yarari yaratabaye, aragaruka, araza ayobora urwo rugamba. Afande nagira ngo hambwire abanyamuryango ba Unity Club, cyane cyane urubyiruko, mujya mwumva kuri za social media cyangwa imbuga nkoranyambaga abavuga busa babaho. Bamwe bari no muri twe biyitirira urwo rugamba, bakarwiyitirira batuka Afande, batuka RPA, batuka RPF, batuka commanders bose batandukanye, ndetse bakiyitirira urwo rugamba bakavuga ko barurwanye ndetse ibindi bintu bibi. Nagira ngo mbivuge kuko ibyo ngiye mvuga hano, bagenzi banjye bari hano n'abatari hano, uwaza hano wese n'ibyo yavuga, ndavuga amateka yacu twabayemo kuva mu gitondo kugera nijoro kumara imyaka 4. Uwo twari kumwe bayobora urwo rugamba ahagarukiye, Afande ni wayoboye urwo rugamba, nta wundi waruyoboye. Ndatanga impamvu kugira ngo abantu be kujya bagoreka amateka yacu y'urugamba rwo kubohora iki gihugu. Guhera ku itariki ya 2 je nageze ku rugamba hagati y'itariki 7 n'itariki 10. Ariko tugera ku rugamba nabo twazanye, wahita kubona ko ku rugamba hari ikibazo, ukibaza ukavuga utari ko hano hari iki. Kaya kajagari kari ka gitumba, wavugana na mugenzi wawe ari imbere ku rugamba, yaba kubwira ukabona nta cyizere cy'urugamba, tutaranamenya ko Red Fred yanapfuye. Aho tubimenyeye tumenya ko ikibazo gihari. Inama ya mbere nagiyemo yari yobowe na Leta Bunyenyezi ari kumwe na Bayingana. Batubwira aduyi, ndetse bamwe batubwira ko aduyi iri imbere yabo ahantu hitwa bazi mu karere ka Nyagatare hariya, bavugaga ko aduyi ari imbere ya Mimuri ahantu hitwa za Cyonyo, ko ariko aduyi agiye kumanika amaboko akiripotinga. Mbaza n'ikibazo muri iyo nama, ndabaza se aduyi twamurashe ku buryo bungana iki kugira ngo aripotinge? Ariko mutambona hanga ko ndi general retired, icyo gihe nari letona. Abo mwumva bamwe bisumbukuruza, abenshi nari wari ufite iyo ranka nari mfite, bari munsi cyangwa twaranganaga. Ariko ubihaye izo nshingano z'urwo rwego. So Bunyenyezi aratubwira ati turaza kumurasa. Ku itariki 22 nimugoroba baraduhamagara mu nama, atubwira ko waduyi bagiye kumurasa, kandi ko agiye fata imbunda zose zari ka gitumba arazitwara. Baragiye mu rukerera ngira ngo saa 11 twumva amasasu n'ibikombora byinshi cyane. Noneho twebwe tukumva ni morale, twumva ko twanesheje haduyi. Naho Bunyenyezi yarashwe, force yatwaye yarashwe, Bayingana agiye yirukanka musanga nawe araraswa. Nuko bapfuye. Hajyayo Dodo arabakurikira, asanga bari abapfuye, agaruka kuza gutegura force yari ka gitumba kugira ngo turebe ko twajya no gukurayo n'imibiri yabo. Kuki nzanye iki ngiki? Kubera ko urugamba uko ndavuga ku rwego rwanjye uko nanganaga icyo gihe nuko nabibonaga, kuba Red Fred yaramaze gupfa, Afande ari hanze, twagize ikibazo gikomeye cyane ku rugamba. Byatugaragarizaga buri muntu wese ku rugamba rwari hagati y'abantu babiri, Red Fred na Afande. Bivuze ngo iyi gap yabayemo, umwe amaze gupfa undi ntahari, yagaragaraga ko abantu badafite information y'uburyo uru rugamba tugomba kururwana.
ikimenyetso cyabyo ni ikihe? Afande agarutse ageze ku rugamba tariki 23 nababwiye Bunyenyezi yapfiriyeho na bayingana. RPR ifite battalion zingira ngo hafi 8. Nyagatare hari battalion zibiri, hari 6 na 9 battalion. Ryabega muri ya junction hari 3 battalion. Mu bukomane bwa Nyakayaga hari 1st battalion, hari 4th battalion, hari 11th battalion. Kagitumba kuri headquarter hari task force Alpha. Izo murumva ko zari battalions esheshatu ngira ngo cyangwa 7. Izo battalion zose adu yarazirashe mu mwanya muto kuri yo tariki ya 23 azigira ubusa. Izari mu bukomane bwa Nyakayaga zihunga zijya muri pariki ya Kagera. Izari Kagitumba Afande nibwo yatangiye, giye nibwo namubonye ku itariki 20 ngira ngo 6 cyangwa 7 Dodorama Magara niwe wayoboraga task force, nari optio task force. Optio bamwe mushaka ko mutabizi yenda ngira ngo nushinzwe imirwano ni na training mbigerekeranye mu Kinyarwanda. Afande Dodama Magaye musanga Kagituma sanga hagaranye na Afande muri kaburimbo hagati. Afande amaze kumuha task yo kujya kurasa Gatuna. Ariko kantu nibuka hangaha nari kumwe na General Nzaramba na Leti General Dan Gapfizi ahantu hitwa Nyirenye hari abazi mu Mutara murahazi. Munsi y'ibitaho twari twakoreye ambush kugira ngo twimira adu yataza, kuko adu yazaga kuri speed aza gufata Kagitumba. Tuganira turi batatu twabonaga ko urugamba rwatunaniye ahubwo tugiye gusubira aho twaturutse muri Uganda. Ngeze Kagitumba sanze Dodo arambwira ati irukanka utegure force. Ugafanda amaze kumubwira ati task force uko mungana kose nona move mugende murase Gatuna, kuko ndibwira ko Afande yabibonaga ko adu ya advancing kuza gufata Kagitumba. Tugomba kuba twarahagurutse Kagitumba itariki 27 cyangwa itariki 27 ubwo twahavuye. Mwumve umuyobozi ureba kure, twavuye Kagitumba itariki ngira ngo 27 niba atari 26, itariki 28 adu yafata Kagitumba, fari fata Kagitumba. Itariki 3 guhera itariki 28 29 30 leta y'u Rwanda Habyarimana n'ingabo ze baselebratinga ko banesheje inyenzi burundu. Itariki 3 bari muri celebrations z'ukwezi kwa 11. Task force Afande yohereje irasa Gatuna. Irasa neza Gatuna niho twarashe, nitwagira casualty, nitwagira umusirikare ukomereka, nitwagira icyo dutakaza, twica duyu uhagije, tumucyaginga n'ibikoresho Gatuna imaze kuraswa nimugoroba giyewe ndibuka ndi munsi y'igiti ku muhanda ujya Rubaya, niho numvishije amakuru kuri BBC y'igiswahili Muzeyi Tito Rutaremara yanansinga urupfu rw'abayobozi bapfuye mbere, ndetse anavuga ko RPA itatsinzwe urugamba ahubwo yahinduye imirwanire, ivuye muri conventional war igiye muri guerrilla warfare. Ibyo noneho byongeye Gatuna abanyamuryango ba RPF bari hano wahabwa ijambo wese yakubwira ko Gatuna yongeye kongera. Ndabona abakozi b'Imana benshi hano bavuga kubonekerwa. Nibwo abanyamuryango ba RPF babonekewe, nibwo RPA yongeye gusubira ku murongo. Abanyamuryango ba Club mu ngabo ku rugamba y'u Rwanda nta kindi kigira ingabo. Iyo Rwanda urugamba ugatsinda, mugenzi wanjye yabivuze, buriya yavuze ziriya ntambara yagiye Rwanda atsindwa, RPA tugira amahirwe. Afande turagushimira ko utarayobora urugamba ngo dutsindwe. Buriya kubura umusirikare ugatsindwa nicyo kibi cyonyine kibaho mu buzima bwa byose. Urwo rugamba rero Afande bagabye igitero cya mbere kigarura ubuzima bwa RPA. Hari abavugaga bati tugitera muri 90 mu kwa 10 ingabo nizari ziziranye, tereni twari tuyizi, abaturage ni badusapotingaga,
nagira ngo mbabwire ko Afande afashe komande nta ngabo nshyashya yarwanishije zitari izo, n'abaturage bandi yasanze badufashije batarabo, nta tere yindi yahinduye, ahubwo hahindutse ubuyobozi nibwo bwatumye dutsinda urwo rugamba. Gato nimaze kuraswa organizinze force yose abari baragiye muri pariki n'iki, atangira urugamba bushya. Turasa Kivuye, tuva Kivuye Kaniga ya kabiri ahitwa Nkana. Nkana we Afande bari bahamutsinze, nayo n'amahirwe. Barokore bari hano mujya muvuga Imana, Imana buri abantu babana nayo kandi kabumva kandi kababona n'abasirikare. Kuko mu barokore ndareba mzee Archbishop Mbanda, uretse gusenga Imana gusa sinzi Mbanda ko hariho aho yari yahurira n'urupfu. Ariko uwo musozi wa Nkana Afande bawumurasiyeho, helicopter zaduye zibisikana zari mwenye ngira ngo imwe igiye ebyiri ziza n'izindi ziza, kuko twari ku gasozi gateganye naho. Araraswa koko, ndetse no kuri monitoring radio za yaduye twumvaga Abafaransa bavugaga ko ako gasozi ariko ariho. Baramurashe yagira icyaba arahava. Tuva Nkana tujya ahantu hitwa Kanyentanga. Urugamba koko bigaragara ko nanone twongeye gutsindwa bundi bwa kabiri. Twese uko twari twihebye tubwira Afande tuti intambara iratunaniye, nimugoroba ku itariki 24 z'ukwa 12 akoresha inama n'aba ofisiye twese. Nta muntu wavugaga ikintu, twese twabonaga ko intambara iratunaniye. Aratwihorera tuvuga plan zitandukanye zo turi bukore, aratubwira toke. Mu gitondo tubyuka turi bushyire mu bikorwa izo plan. Numva Colonel Dodo aratubwiye ni watuyoboraga muri iyo column yitwaga 5th column, ati twahawe amabwiriza tugiye mu rugano. Tuva aho ngaho tujya mu rugano rwa Bishop, tuva mu rugano rwa Bishop tujya mu Birunga. Tugeze mu Birunga twasanga leta Ndugute ari kumwe na batayo ya 17. Aduha message ko Afande naho ubwo ko turaho Afande yohereje inasi, twebwe tuzi ko urugamba rwaturangiranye, ariko Afande yohereje inasi gutata Ruhengeri. Mutekereze muri 91 na Ruhengeri ko yari ikomeye, abapolitisiye bakomeye bavaga Ruhengeri, abasirikare bakomeye bavaga Ruhengeri, ariko kuna Afande yatekereje natekereze n'ahandi hafi agatekereza Ruhengeri. Turagiye mbehe barabitubwiye bati turarasa Ruhengeri, tukumva Afande aradutanze nyine. Se Ruhengeri tuzahava hari n'abantu baho kuntu bakomeye n'ukuntu batwanga, tuzahava. Nyuma y'iminsi nk'ibiri ategura battalion 6, battalion 3 anda Det Kayitare kujya kurasa umujyi wa Ruhengeri, battalion 3 anda Colonel Dodo ziga cleaning inyuma yacu, zikarasa umwanzi wari inyuma yacu, kuko aho twari duciye kugira ngo tujye kurasa Ruhengeri inyuma yacu hari umwanzi. Batayo ya 7 ihabwa misiyo yo kurasa ikigo, batayo ya 17 ihabwa misiyo. Njya numva no kuri za YouTube abantu hari ukuntu bacurika amateka yacu bavuga batayo ya 4 ko yagiye kurasa ikigo cya Ruhengeri. Icyo gihe na batayo ya 4 yari ihari. Batayo ya 7 ni yarashe ikigo, ya 17 irasa gendarmerie, ya 19 ifunga umuhanda wa Gisenyi Ruhengeri, isigaho n'igice cyayo cyaduha reinforcement turamutse tunaniwe. Ayo niyo mabwiriza twari twahawe. Noneho batayo 3 ya 11 ya 15 niya 3 ziguma Kinigi Kagano ariho zirasa. Ndabwira akantu kamwe aho ngaho, umuyobozi uzi kureba urugamba koko reke bari abirwa bavuga ubusa. Ruhengeri twagomba kwirasa itariki 22 z'ukwezi kwa mbere 91. 22 batayo ya 15 mu masaha 11 irasa abazi hari mu rugano mujya musura ingagi, hari ahantu hari akayinipoti hagati y'Agahinga na Muhabura, aho hari haduye. Batayo ya 15 irasuha haduye. Za batayo zindi zisigaye 5 twumva 15th battalion nimero kurasa. Ravuga rero uyaduyi tubaza watuyoboraga umuturage wadutwaraga kuva hano kugera mu mujyi wa Ruhengeri haranganiki.
atubwira distance nini. Ngira ngo abayobozi batuyoboraga bakayitare na Dodo bagomba kuba baravuganye na Afande, abaha amabwiriza ko tutamuvinga tugumaho bugake. Aravuga ati aduyi ubwo 15 yamurashe araza gukora counter attack, arase 15 yibwire ko aricyo gitero cyaje, mwebwe kuri 23 musohoke mu murasi. Niko byagenze. Turaturiya bukeye mu gitondo nako bigeze saa 6 kuri 23 nyine dusohoka mu Rugano. Saa 12 twari mu mujyi wa Ruhengeri, turasa Ruhengeri. Ruhengeri twumvaga mu mateka hari haduyi mwinshi, turabarasa koko byanyabyo. Ariko kubarasa twasanze, ndibuka ko twasanze abasirikare ba leta, sirikare ba Habyarimana mu bintu yakoraga. Ingabo yayoboraga nizagombaga gutsindwa kubera ko niba rukuzitetesha cyane nabyo ngira ngo bishobora kuba byaraziteye gutsindwa. Baratekaga ikintu cyitwa kurya neza, fari yari ikiza. Twasanze inyama zahiye, muceri mwiza, ibintu byiza byose. Ko twabasanze ku giko ni igikoni, bajya gufata ibiryo. Turabarasa barirukanka, birumvikana abasirikare bamaze minsi ngahe batarya bacu, babanza kurya bya biryo, barangije noneho barasaduye. Baramurasa neza, ariko baramurasa ku buryo n'abayobozi bizo battalion yaba gendarmerie yaba ame barahaguye. Ruhengeri tuyirasa neza. Kuri mission twahawe no gufungura imfungwa, turabafungura. Mission twahawe no kubaza abashaka kujyana na RPA baze, abadashaka kugenda batahe. Barataha abenshi. Izindi araza, Iseruka araza, Muvunanyamba araza, ambassador wacu muri Angola Major General Dr. Rudakubana yarafungiye araza. Nibuka hari n'umugore wari uhari witwaga Mvara yaranatwite. Bose abantu baba protected, tubatwara mu Rugano. Icyo ni igitero cya kabiri cyaje. Nanone RPF yavuye ku murongo, irongera RPF irongera iragaruka. Nuko ngo Afande ubwo ngubwo murabyumva ko amaze kuyobora ibitero bibiri byose nta gitero gitsindwa, ahubwo buri gitero cyose gitsinda. Adu yamaze kudufunza mu Rugano, arongera atekereza gukora ibindi. Ubwo harimo operation nyinshi ndimo gusimbuka, narimo kuvuga nyinshi cyane. Mbabwire ko aribwo bwa mbere mu mateka y'urugamba abantu bitajya biba. Afande yatekereje kuzana Katyusha, azana abantu b'abanyamuryango n'abasirikare bakeya. Katyusha n'imbunda nini kwikorwa n'abantu n'ibintu bitoroshye. Turayifungura, turayizamukana, ijya kuri Gahinga, kiriya kirunga cya Gahinga abakigezeho ku mutwe. Nzi nuko giteye kuko kirimo nuzimeze nk'ikibindi. Dutwareyo Katyusha, dutangira kurasa mu mujyi wa Ruhengeri kuri plan Afande yateguye. Adu yamaze kudusumbiriza mu Rugano, apanga operation yo kujya muri pariki. Iyo operation ntabwo yagomba garukira muri pariki, ayipanga kugira ngo ijye Rusumo. Mutekereze kujya Rusumo, kuva mu Birunga ukajya Rusumo. Ndibuka ko navuye ahantu hitwa Karandarye bahazi, batayo yanjye nayo buraga niho yavuye, nsanga indi batayo anda Colonel Dodo twahawe mission kujya gufunga ku Rusumo. Cyane kari ifunze, Gatuna yari ifunze, Kagitumba yari ifunze, hasigaye kugira ngo tujye gufunga Rusumo. Turwanira ahantu hitwa hariya Rwatanaga habo. Aho twarwaniye na Aduyi, tumugirira nabi cyane, nabi cyane. N'amakuru yatugezeho bagiye kuzana mirambo, ikamyo igeze kuri rompo yo hano mu mujyi irahagwa, abanyarwanda bamenya ibyabereye hariya. Icyo ni ikindi gitero cya gatatu gikomeye. Icya kane ni igihe Afande yashyiragaho gufata santimetero hariya Gikoba muri Nyagatare, mujya muhasura santimetero. Muzahagere muri ukuntu hameze, ni imisozi ikikije Uganda, mu gikombe hakaba udusozi tugufi. Ariko turahajya n'indaki ya Afande irahari, abazahajya muzayisura, aho niho amateka yakorewe. Turwana n'ahantu hitwa Kabuga,
Kabuga imaze kuvamo dukuramo defense zose zaraho. Kabuga, Bushara ya mbere, ya kabiri, Runyinya, Mutojo, Mabare, izo defense zose zimaze kuvamo. Santimetero iraguka. Imaze kwaguka afata icyemezo. Aravuga ndarasa Byumba. Rasa Byumba nuko Murindi yafashwe, Rubaya abahuje hafi Mutara wose, icyo cyitwa Gurukiga, Byumba ndetse n'Umurera wose kugira za Butaro. Ubwo no kuvanga iyo corridor yose bivuye kuri santimetero bibaye birometero. Urwo ni rwo rugamba rwo kwibohora uko rugenda, ariko harimo ibintu byinshi. Ariko kigaragaza umuyobozi reka nyibabwire. Afande akigera ku rugamba uko twari twambutse tuva Uganda, twari dufite amaranka ya hariya, second lieutenant kugira kuzo hejuru. Dufite confusion y'ikintu cyitwa ayo maranka twakuye hanze. Ndibuka ko hari n'uwazaga akavuga ati iyanjye bayimaye turi mu nzira tuza. None Afande akihagera akuraho ibyo byose ako kajagari kose agakuraho, ashyiraho ranki yihereyeho. Twese twitwaga commanders, tugatandukanywa n'ibyo tuyobora n'inzego tuyobora. Kwitwa commanders hari discipline yindi byazanye muri command ya RPA. Tufata aho hitwa santimetero hariya Gikoba, mujya mwumva abantu bakunze kuvuga intambara RPA igirwana, namayobera ku bandi bose nibajya babimenya. Ikintu cyitwa ubunini sigging, ariko unze kumva tukita rugondi hene. Aje tujya kurasa defense yitwaga Kabuga, yaratuzengereje yari mbi cyane. Tujya no kuhasura. Rimwe jewe nakomeretse muri 91 mu kwezi kwa gatanu itariki 21. Ngaruka muri 92 ku rugamba mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu. Nibwo twagiye kurasa Kaniga nako Kabuga. Tuhageze dutwara batayo ngira mwesha tuziri wirasi. Ndibuka ko yari Bravo, Nkuruma, Kilo ziri burasi. Noneho Yanki 11th Battalion na Zuru zo zikarasa uyaduye ubegereye. Iyo mujya kwataka ku rugamba cyane twebwe rw'inyeshyamba, mwaragendaga mukarara kuri position y'umwanzi, mukajya muri metero, mwagera nko muri metero nka 40 50. Noneho mugakora extended line metero 5 musirikare kuva ku wundi, basirikare bakaryama. Mugategereza rero isaha aho komanda ari buze kurasa isasu rya mbere. Iyo saha iryo sasu ritaravuga, umutima ushobora guturika ugacamo, kuko ubuvuga uti iribanza ryose ni iryanjye. Ari abantu bibwira ko kwicara kuyipana ari ibintu byoroshye. Kwicara hano utaravuga biba bimeze nk'icyo gihe utegereje haduyi kugira ngo umurase. Utangira kugira nuzu maze kuvuga. Noneho bigeze saa 7 kandi ubwo twagomba kurasa saa 12 za mu gitondo. Dodora duhamagara. Atafanda tanze message iyo force yose iveyo. Iyo babivuze uko mwapanze kuriya, umusirikare wa mbere uhera hari abwira mugenzi we tuondoke none mukagera muvamo buhoro kugira ngo ataza kubumva. Dusubirayo. Nyuma y'iminsi nk'ibiri Afande araza, ntabwo nari nzahari, dukora inama kuri iriya ndakiri muhasura, muzahabona aho yadukoresherezaga inama. Arabaza batuyoboraga ati Kabuga muyishaka iki ko yamaze abasirikare, kuki mutayisiginga, kuki mutayifunga? Yabivuga afite na map yari yashyize ku agatebe yagiraga aho ngaho muzakabona ari musura hariya, byari ibiti bakoze, hari ibiti yicaragaho ariyo nebeye, kagira n'ibindi biti. Abaturage bo mu cyaro mujya mubona ubutandaro bwo banikaho amasahani na komeza niko kari kameze, aramburaho map. Yabivuga yakwerekana ukuntu tujye hagati ya Kabuga na Bushara, mu bantu batabyumvaga nari ndimo. Ambwira Afande ibi bintu uvuga ahanga aduye aratumara, dore aduye aregeranye tu, arazo se aduyi abarushiki tuti natirare aradusheringa.
none se nkanga ko mwegereye haduyi araza kubasharinga ati ndasharinga nabakubita ibikombora nawe arirasa mugende nge ntabwo nabyumvaga. Afande afata icyemezo aratubwira ati mugende kandi mukoreshe force noye. Nuko twagiye ducukura indaki dukora sigingi. Umunsi wa mbere twayikoze aho hantu muhumve barayeyo n'amajoro ari kumwe nabo. Ubu ni umucuruzi ukomeye afite business zikomeye hano witwa Kamugisha. Aho ngaho yaraye nabo basirikare hari company mu gitondo aduye araza. Aduye bari bushara yazaga kuramutsa uyu nguyu buri gitondo akaza kuramutsura ikabuga. Bahageze bagwa muri ambush barabarasa. Aduye arapfa. For the first time twakomeretse umusirikare nitwapfusha umusirikare. Bigeze saa 8 haza abandi kuza kureba nabo bararaswa. Aduye arahasigara. Umuntu witwaga Colonel Kastari Sabimana ati zombi si ejo nzaziha ibyo zishaka. Abyukaze. Ku munsi wa mbere turamurasa dutwika blende ya mbere. Ku munsi wa kabiri turamurasa dutwika ya kabiri. Ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane Aduye yikuye muri ya position. Abasirikare twagize casualties ziri minimum, dupfusha abasirikare bake cyane compared nabo twajyaga duhora dutakaza igihe twatakaga Kabuga. Nibwo twemeye plan ya Afande ya sigingi. Kuva uwo munsi sigingi yarakoze n'uyu munsi iracyakora kandi na Aduye turasiginga ngo tunanire gukuramo. Ibyo ntabwo bijya bibaho. So navuga ko iki cyiciro nagihinira aha ngaha. Cyiciro kindi cyakurikiyeho rero ni icya nambara ruwiti yo nanone kubuza abicanyi. Afande baha message twari imishyikirano araga ati murekeraho muhagarike kwica. Ari bamaze kwica abatutsi Bugesera, Kibirira na za Kinigi. Biba ngombwa ko icyo gitero kigabwa. Abantu benshi murakibuka guhera Ruhengeri kugera Ngarama ndetse kiraza kigira hano basi. Iyo message nayo iratanga. Aduye arahanwa bihagije. Arongera aratubwira dusubira mu aho twari duturutse. Abari bazi ko ari inyota y'ubutegetsi RPF shaka cyo gihe byarashoboka ko yajya gufata ubutegetsi ariko yubahirije amasezerano. Icyo ni ikindi gitero ubwo niyamubara neza ibitero bikomeye cya Gatuna cya Ruhengeri icyo muri pariki ni cya Ruwiti. Ni ibitero byose Afande yagabye kandi hagira kidutsinda na kimwe. Ngurwo urugamba rwo kwibohora aho tuza tukaba turuhagarikiye tujya mihikirano. 9/4 tariki 6 nkuko mwavugaga twumva ngo indege ariko iki kibazo cy'indege igisubizo cyacyo kiratangwa n'ibiganiro byabanje aha ngaha. Abatubwiye Ambassador Munyakayanza na Roza batubwiye uko leta uko zakurikiranye Republika ya mbere ya kabiri ukuntu zagiye zitoteza cyitwaga ubwoko bw'abatutsi no kubica. 94 rero yari continuation yiri ya myaka yose yabaye. Afande agomba kuba yarabonye information ko abantu batangiye kwitwa hano tariki ngo araduhamagara tuza mu nama commanders b'imitwe y'ingabo aduha mission 157 epfo 7 square ikurikiraga duhera aho turi. Bravo Alpha 59 azihamagara Miyove aho yazibriefingiye mu kiganiro cy'ubushize twarabibwiwe zo zikihuta kuza Kigali kuza gutabara. Birumvikana ko Kigali mwo n'abatutsi bitwaga benshi ndetse na 600 ariho yariri. Ariko igitangaje Afande azatubwira yenda natwe tutaramubaza. Ngewe sinzi ukuntu Afande biriya bintu yabikoraga. Ops niba hari ops zari zikomeye za Haduye ops Ruhengeri yari nako byumba yari ikomeye. Iyo burwaganira ngo n'umuntu witwaga Bahufite kabiri yaje kuvayo. Iyo ops kuntu yari ikomeye ariko Afande kuntu yacishijemo Alpha na Bravo na 59 akazivuga ati mwebwe mugende direct mujye Kigali mutabare Kigali. None akongera gahuza
gukurura bataliyoni zisigaye 101 21st 7th na 157 n'izindi unit zari zirimo aho ngaho noya za military police, ndetse na unit yari afite yari yitwaga high command, nayo akikuraho abasirikare agasigarana mbarwa anda Afande James, nabo bakaza noneho izo unit zikaba arizo zirasi inyuma hari izi zimbere nazo zikaza. Kuri jewe ntabwo ari ubwo bitekereza bikakuyobera ukavuga utse Afande niyabonaga ko abasirikare bashobora gushira, ariko yarabikoze. Za bataye 3 zigera hano kuri senide zifasha 600 zitangira spreading mu mujyi wa Kigali, zirokora abantu za batutsi za Saint Andre, Saint Paul n'ahandi hatandukanye. Amaze kwinjiza izi 3 zinjiye zigasanga 600, arongera ubushize nababwiye ukuntu yabambye aduye. Nabatari bahari navuze nuza y'uruhu, abana bato mutaza uruhu, kuko twebwe ababyeyi bacu baryamye kuri izo munatwa twakuriye turazisanga, bamwe tuziryamaho. Iyo bakuye uruhu kuvunka bararubamba, hari igiti kimwe hariya n'ikindi hariya n'ikindi, ukarurega none rukuma neza. Afande icyo yakoze, yafashe fare arayibamba, ayikura ruhengeri ayigeza mu Mutara, arayibamba ariko neza ku buryo hariya bararebaga bakavuga bati turashira, abaha bati turashira, abo hagati basigara birwanaho. Birumvikana ko center of gravity, umutima w'umwanzi wari Kigali. Ni nayo mpamvu nibwira ko ariho yashyize imbaraga nyinshi kugira ngo Kigali ibabazwe, ubukana bw'intera hamwe n'abasirikari bazifashaga bigabanuke. Byarakozwe, ariko ikibazo agomba kuba yarahuye nacyo, ubuyobozi bwacu bwahuye nacyo. RPA ifite ingabo nkeya, abo twarwanaga nabo baba abasirikari n'intera hamwe zabafashaga wari umubare ukubye hafi inshuro 10 RPA. Ariko uburyo yakoze iyo management kugira ngo tubashe kurokora abantu bakiya barokotse, nta nubwo zari fari na n'intera hamwe gusa, muribuka ko n'abafaransa binjiyemo. Ibyo Dr Rose yatubwiraga, abafaransa iyo bataza mbisesero, abanyabisesero bari birwanyeho kandi twajya kubasanga ari bazima. Iyo batanatwimira n'imbaraga bari bafite, twagiyaga kuba twarashoboye yenda kuhagera. Akoresha izo mbaraga abasha kurokora abarokotse muri sentazi zigiye zitandukanye, nari busubiremo. Subiye kuri ubu bukana bwa genocide, Afande yigeze kuvuga ati nageze bambwira commanders ngo beku kongera kunyereka ibyo bintu. Byari biteye ubwoba cyane. Ariko Afande, abantu baraha yenda bamwe bashobora kuba babizi, ibisambo n'abajenosideri bari hanze bo barashinyagura abarokore n'abapastori baraha. Abantu bavuga ko bahagarariye Imana buriya niyo yohereza umuntu yihagarariye, uko mbitekereza. Afande yadahaguruka muri RPA ngo afate icyemezo gikaze, atwoherereze message commanders bose bayoburaga ingabo kugira ngo tumanaginga abasirikare bo twayoboraga kutihorera, iki gihugu cyajyaga kuba umuyonga. Hari ibyo abantu bakinisha batazi. Uyoboye abasirikare, abana ababyeyi babo araje asanze ababyeyi be barashize, miryango yarayirebira iragaramyaho, ababishe bari hariya, afite imbunda, afite magazine 5 zuzuye, ariko kamara igihe ngo umwana ukamubwira udakora ishyano, utinya ijambo umuyobozi yaguhaye, ijambo gusa. None se ubwo wavugaga Imana niwe yohereje, ukasanga ngaho umuntu umagarariye Imana, na Imana yihagarariye arahari. Uhagarariye Imana arahari, kandi icyo Imana yadukoreye kuba yaratuyoboye ku rugamba na nyuma yaho akayobora igihugu. Ibyo bigaragaza ko Imana koko
ariyo yagennye ikigomba kubaho. Ndabura icyo urundi rurimi nakoresha kubera ko ibyabaye ku gihugu cyacu byasabaga izindi imbaraga zidasanzwe kugira ngo igihugu kitaba umuyonga. Nagira ngo rero sinjya kuvuga ngo aha naha ko abantu barokoye abantu, ariko reka mvuge ahantu hamwe gusa. Tugeze hariya ahantu hitwa Rwabusoro, ikiraro baragiciye. Afande afata force yari igiye kujya hariya kubera ko idafite ahica, ahitamo ko kuza kuyicisha mo Kigali ikambuka Nyabarongo ikajya mu majyepfo kugira ngo itabara amajyepfo. Uko yagendaga bitekereza, uko abitubwira, aza kubona ubundi buryo twakwambuka dukoresheje ubwato butoya, turabukoresha turambuka tujya mu majyepfo. Ariko tujyayo igihe kiba cyagiye, abicanyi bari benshi bakoreshaga izo mbaraga. So nagira ngo mbabwire, singiye gutinda muri byinshi, nyuma yo guhagarika jenoside, rugamba rwo kubaka iki gihugu, ariko mvuge ibintu bitatu yakoze tugihagarika jenoside. RPA commanders, imyaka twari dufite naho twari duturutse hatandukanye nibyo twari dufite, hari ikintu, hari utuntu mwita duto, ariko nagira ngo nuvuge. Kandi iyo umuyobozi yakoze ikintu gikwirakwira hose. Mu barongoye mbere rugikubita narindimo. Noneho Afande aza mu nama, General Kakari hano ni wari ame chief of staff, aramubaza ati numvisha abasirikare barongora ngo barakata keke ngo barafungura za champagne. Aratubaza ati champagne muzi icyo ari cyo, keke muzi icyo ari cyo? Ngiye mu by'ukuri nagiye kwirarira no kubabeshya, ari keke ari champagne ntabyo narinzi. Kandi mu bukwe bwanjye abari banwerereye cyane abantu bari baturutse hakurya i Burundi, ibyo nibuka bari bateguye amakarito ya champagne 40. Abwira akakata ayo makarito, nta musiteri ngira ngo zari amakazi nka 300, ati muzizane zizajya zakira abashyitsi hano. Niko byagenze. Ariko atanga justification impamvu tudakwiye gukata cake ngo tunafungure champagne. Aravuga ati ibyo ni ibintu abantu bakora ba celebrating abishima. Murishimye. Atuga murasabwa kurongora mukabyara, ariko mu bitandukanye n'ibyishimo. None nagiye kubona n'abacuruzi ba billionaires ubu ngubu ku bukwe bwabo bakoresha amafanta kubera icyo kintu Afande yavuze. Icya kabiri adukura mu nzu z'imbohozanyo, tuva mu nzu z'abandi tubasha kwishakamo ibisubizo. Icya gatatu, yewe ubwanjye nka brigade commander wayoboraga Butare, Gikongoro cyangwa nari mfite imodoka zitari munsi ya 20 izingendaho. Nari mfite igenda imbere nk'eshatu ziri imbunda zimeze zitya, ijya imbere iyo nicayemo hagati irimo ibyonko inyuma ahangaha n'izindi zinkurikiye. Ijoro rimwe buri brigade commander kuva kuri izo modoka nababwiraga yadusigiye izi eshatu zadukijije iki accident, kuko twari tugiye gushira. Icyanyuma n'ejo bundi munabyibuka ubwo yashyiragaho gusaranganya ubutaka. Dufite ikibazo gikomeye, ndi umwe mu bari bafite ubutaka bunini, ariko ku butaka nari mfite hatujweho abandi banyarwanda 24, kandi umuryango wanjye urongera ubaho. Ibyo rero nta kindi cyabikora atari ubuyobozi buzima. Ndashoje ndasoreza ku rugamba rw'abacengezi, ariko nerekana urugamba rw'abacengezi uko Afande narwo yarurwanya. Ni story nk'eshatu nazo abantu batazi. Ibi bigarasha mwumva bivuga, Kayumba nigeze kumva rimwe avuga ngo Afande biriya bintu byaratubabaje, avuga ngo yatabaye Afande ngo Nkana. Kayumba turaziranye twese ku rugamba, hano araba officers batandukanye udushyize hano katuvuga. Kayumba no kugira utya ngo arebe n'ahaduye hari ubwo byamugoraga kumureba gusa byonyine ngo akanura amaso, ubwo abumva icyo mvuga muracyumva. Ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye Afande ngo Nkana. Kweri Kayumba utabara umuntu kwa bahegereye, utabara umuntu kwa afite bataliyoni, utabara umuntu utagira icyo ugira. Niyayoboye bataliyoni, niyayoboye company, no munsi yaho niyayoboye paratuni. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Reka nkunganire.
Kayumba ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, ngo njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba byibukaga ibintu bikomeye bimeze nabi, niba uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubireyo bajye kuruhuka. Afande agize neza, agize neza cyane kuri uru rugamba rw'abacengezi. Afande yaraduhamagaye, brigade commanders, atubaza ikibazo cy'abacengezi. Kana akantu gashangiye kubabwira ariko mutazatugaya. Twese imbere ya Afande ngira ngo babatero commanders bagomba kuba bari bahari. Aratubaza ikibazo cy'abacengezi. Baciye ibintu, baciye imihanda, bakoze iki? Ikibazo ni iki? Ndetse mu bambere bavuze ndimo. Ikintu twabwiye Afande cyo yadukorera kugira ngo dutsinde abacengezi. Taramuga Afande, abacengezi bafite ikintu cyitwa amafirimbi n'induru biteye ubwoba. Afande aratureba ati iki? Urumva aho kumusaba ibikoresho twavuze ko atugurira amafirimbi, induru zo sinzi ukuntu twajya kuzivuza. Aratureba abwira Kayumba icyo gihe rero muhaye inshingano zo kuyobora operation za Ruhengeri. Urumva twazanye nawe nk'utuyoboye, ni wagumbye no kutugayidinga tubwira ibyo turi bubwira Afande, ariko twebwe ibyo twakubwiraga Afande niko twabyumvikanaga nawe niko yabyumvaga. Nawe yumvaga ari amafirimbi n'induru. None Afande arangije namangira ngo yabereye no muri Kanjepe. Afande ajya mu ofisi ye azana impapuro zitanditseho ikintu. Buri brigade command urupapuro n'ikaramu. Andika usinye wowe runaka aduyi niyongera guca umuhanda mu area of operation yawe, urajya ku firing squad. Dufata impapuro. Jewe Lieutenant Colonel Fred Ibingira, Brigade Commander 402. Aduyi niyongera, kuko aduyi yaramaze kugera ku kirenge hano. Afande aduyi niyongera kurasa area yanjye, ngiye ku firing squad. Noneho umuntu witwa General Munyakazi arabireba ati vraiment ati twiyandikire twisinyire. Noneho mu gihe akiraho Afande yari ari mu ka office ngira ngo iwe asohotse tubwira akubise ku rugi, tubwira Munyakazi tutafanda arafata arandika arasinya arangira avuga ati ndapfuye mwene Rukera ati umukono n'uwanjye na sinyatire ni yanjye. Kayumba yanga gusinya. Afande aje aravuga ati karatasi zenu ziko wapi? Ati impapuro zanyu ziri. Ati we yako iko wapa baza Kayumba. Kayumba yigira ati aravuga ati wewe. Kayumba bafashe urupapuro arandika na warasinya. Twaragiye. Nabaga mu Kiyovu hano cy'abakire. Umugore aho naciye ni yahamenye, ndagenda njyashyorongi mu misozi hagati. Batanu komanda wari uhari ubu ni Major General witwa Nkubito, mwohereza Minazi. Noneho nabandi twese uhera uwo munsi aduyi nabwo yongeye guca umuhanda. Kubera gusinya gusa aduyi nabwo yongeye guca umuhanda, nabwo yabyongeye. Turangije Afande arongera aratubaza aduyi amaze kutubana mwinshi dukora iki? Turicyo dukora tuti indege, dushaka indege turazibura. Aratubaza atari ko nitwamaze imyaka 4 mu ishyamba tudahembwa, tuti ubu ni dushobora kongera tukigomwa tukamara ikindi gihe tudahembwa tukigurira helicopters. Dufata icyemezo ko duhagarika umushara w'amezi 9 na musirikari wa RPA uhembwa, tugura helicopters 2 zarashe haduyi. Hari abatajya bamenya rero aya maduyi yose yirirwa atuka Afande atukandi. Ibyo byose barabizi ariko barabyirengagiza. Ariko icyo bashaka bazakibona nicyo ngiye gusorezaho. Afande mwagennye imirongo migari yo kubaka iki gihugu, ariko imirongo 2 itavogerwa, itarengwa, don't touch. 2 mwagennye umurongo w'umutekano w'iki gihugu
aho ngaho nawe ujya uharenga. Mugena umurongo w'ubumwe bw'abanyarwanda nawe ujya uharenga. Afande, turabashimira kubw'imirongo migari, ariko iyo ibiri itavogerwa, niyo mpamvu buri gihe mu mbwirwaruhame zawe nujya usoza ibyo bibiri utabivuze. Ndasaba urubyiruko n'abakuru muri aha, iyi mirongo nubwo bafite imyaka ingana iki, tujye tugenda tuyiryameho. Retired generals bari aha, senior officers bari aha mwese, uyu munsi habaye ushaka kurenga kuri uyu murongo, buri gihe aho turyamye muri retirement yacu tujye duhora tuzi icyo tugira uruhande rwacu, no kuba tayari igihe cyose haba message ya command in chief ivuga ngo uyu murongo ugiye kuvogerwa, tuzaba bambere mu kuwugeraho. Ibigarasha intera hamwe nabo bafatanyije mu bihugu duturanye bamenye ko iyi mirongo itavogerwa, bamenye ko iyi mirongo tutayitererwaho ubwoba, bamenye ko iyi mirongo ari ubuzima bwacu. Murakoze Afande.